Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Inkuru ibabaje cyane itugezeho kuri uyu munsi ni y'umugore wagurishije umwana we w'amezi 3 kugira ngo yishyure inzu akodesha bari bagiye kwirukanwamo. Umugore yemeye ko yagurishije umwana we w'amezi 3 ibihumbi 150 by'amanayira akoreshwa muri Nigeria kugira ngo yishyure ubukode bw'inzu abamo. Merci Okoni w'imyaka 23 n'umubyeyi w'abana 3 yavuze ko yagombaga kwishyura ubukode ku nzu kandi akishyura andi madeni ariyo mpamvu yafashe uyu mwanzuro ukomeye. Yavuze ko ari umukene kandi yihebye kandi ko nta bundi buryo yari afite bwo gushaka amafaranga uretse kugurisha umwana umwe mu bo afite. Abajijwe ibya se w'uyu mwana yatangaje ko yamutaye afite inda y'amezi 6 abandi bana be bombi bari kumwe na nyina. Yagize ati sinigeze mbikora mbere, umwana wanjye namugurishije amanayira ibihumbi 150 yagombaga kumfasha gukusanya amafaranga yo gukodesha inzu, kwikenura no kwishyura izindi fagitire. Uyu mukobwa ukiri muto yavuze ko se w'umwana yanze inshingano ze. Se w'umwana yadusize afite inda y'amezi 6 nta kundi nari kubigenza kuko ibintu byarangoye rwose ku buryo nagombaga guhara umwana. Nakira ayo mafaranga mbere yo kubaho umwana wanjye w'amezi 3 ariko muri icyo gikorwa abapolisi baratabaye maze ndafatwa ndafungwa. Bwa mbere Zari Hassani yagize icyo avuga ku ifoto ye yasakaye ari gusomana n'umugore mugenzi we. Uyu muherwekazi ukomoka muri Uganda, Zarina Hassani uzwi ku izina rya Zari the Boss Lady, yashyize hanze ifoto arimo gusomana n'inshuti ye bahuje igitsina, ishyira abantu benshi mu rujijo bibaza niba yaba yabaye umutinganyi. Yavuze ko kuba yasomana n'umugore mugenzi we nta kibazo kirimo ndetse ko bitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Uyu muherwekazi wibera muri Afurika y'Epfo tariki 23 Nzeri yizije isabukuru y'amavuko y'imyaka 41 amaze ku isi. Umwe mu nshuti ze yateguye ikirori cyo kwizihiza isabukuru aho kujyamo byari kwambara umweru gusa. Amwe mu mafoto yafotowe kuri uwo munsi Zari yasangije abamukurikira kuri Instagram, gusa ni harimo ifoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga arimo asomana n'umukobwa mugenzi we bisa naho bahuje urugwiro nayo yafashwe kuri uwo munsi. Iyi ikaba yaravuzweho cyane. Bamwe bagiye bibaza niba Zari Hassani yemera kuba umuntu yaryamana n'uwo bahuje igitsina ni mu gihe abandi babonaga nta kibazo cyabyo. Uyu mugore usanzwe uba muri Afurika y'Epfo mu minsi ishize yasuye igihugu cye cya Uganda ndetse aganira n'abanyamakuru baje no kumubaza kuri iyo foto yateje urwondogoro. Umunyamakuru yamubajije agira ati hano hari ifoto yasakaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga usomana na mugenzi wawe urabivugaho iki? Mu kumusubiza Zari yagize ati uwo mwabonye n'umukobwa w'inshuti yanjye ni umuturanyi wanjye nkunda kumuhobera cyangwa se kumusoma ni ibintu bisanzwe cyane rwose, gusa nuko Uganda turacyari inyuma ntabwo biriya tubyumva neza ariko nta kibyihishe inyuma ni ibintu bisanzwe. Muri Mutarama uyu mwaka ubwo umuhungu we Rafael yavuze ko yishimira abandi bahungu byakubiye impaka nyinshi kugeza naho nyina yifata amashusho avuga ko umuhungu we atari umutinganyi ndetse afite umukunzi ukomoka muri Espagne, ariko yongeraho ko niyo yaba ari umutinganyi yamushyigikira. Ngayo nguko ibya Zari ku ifoto yasakaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agaragara asomana n'umugore mugenzi we. Murakoze mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe ku batarabikora, munakoreshe ya ku nshuti zanyu. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.